iyi topic ntabwo nyifiteho ntabwo ndi umu expert wayo cyane, muranyihanganira. Ariko hari ikintu nshaka kubwira aba brothers n'aba sisters ubu ngubu bari muri kaminuza. Sawa, ugiye kwiga kaminuza imyaka 4 yose, utanga amafaranga, kandi tageti ari ukugira ngo nurangiza ishuri abe ari buzabona akazi keza ubona amafaranga. Ariko ibyo bintu bimakinga sense. Hari ikindi kintu nshaka kubwira aba brothers benshi. Iyo urangije segonderi utazi icyo ushaka mu buzima bwawe, utari exactly neza icyo ushaka mu buzima bwawe, uba watakaye. Nubwo warangiza kaminuza n'ubundi uzarangiza still uri stupid, kubera ko tumaze kubona abantu benshi b'ibigoryi barangije amashuri, cyane cyane abakobwa nibo abantu barangiza amashuri kibaza impamvu bize minerval ababyeyi babo batakaje, ubika kuyobora ukumva ugize umujinya. Ntago ndi bubaha ingero nyinshi cyane, ariko abakobwa bo barabizi cyane. Haya, so my brothers, ishuri ushobora kugira ubumenyi bw'ishuri ariko ukaba ikigoryi. Ushobora kuba umunyabwenge ariko ntugire ubumenyi bw'ishuri. Ni ukuvuga ngo ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye tugomba kumastaringa mu buzima bwacu nk'abantu. Mumaze imyaka myinshi turi brainwash yuko kwishuri ko ari gushobora gukira, ari gushobora kubona amafaranga, ariko nukubeshya kubera ko abantu bose bafite amafaranga ku isi bose bari drop out. Yes, ntago bizi icyo kintu, murakizi neza, ntago barangije aya kaminuza. Nukuvuga ngo igihe n'ubuzima, igihe na amafaranga, ntabwo wakwiga imyaka 10, 20 ngo nibwo uzabona amafaranga umaze gusaza. Amafaranga azaba amaze iki? Haya, cyo cyaka kubabwira, amafaranga n'ubumenyi bw'ishuri ni ibintu bibiri bitandukanye. Either ujye ku ishuri ujye kuba brainwash baguprograme uzaba umukozi mwiza mu gihe kizaza, cyangwa se ureke ishuri ugira ubwenge bwo gushakisha amafaranga. Niwe ugomba kubyihitiramo. Iki kintu ntago ndi kuba proud, iki kintu ne kimenye mu bihumbi nyiri umwana ku myaka 14 nibwo namenye ko ishuri ari scam, ishuri itazigera ringiza. Nkora shortcut yanjye nageze muri Amerika mfite imyaka nka 10 n'ingahe.